tumaze iminsi tuganira ibijyanye n'imperuka ndagira ngo mumenye aho turiho turajya n'ibihe turiho turajyamo. Iyo turiho turavuga ibijyanye n'imperuka hari ibintu bigera muri 12 tutajya twirinda kutavuga. Nibyo twakomeje kuganira, bimwe twarabiganiriye, ibindi tuzagenda tubiganira uko bukeye ko bwije. Kubera iki? Kubera ko Yesu araza vuba, imitima yacu iki nicyo gihe cyo kwitegura. Mu bintu bigera muri 12 biganirwaho cyane cyane iyo turiho turavuga ibihe bya eschatology cyangwa iby'imperuka, hari ukugaruka k'umwana w'Imana, hari ukuzamurwa kw'itorero, hari uguhishurwa kwa Antikristo, hari imyaka 7 yo kugeragezwa itorero rimaze kuva mu isi, hari intambara ya Armagedoni, hariho gucirwaho iteka kwa Antikristo ndetse no kubohwa kwa Satani, hari umuzuko w'abapfuye, hari ndetse n'ubwami bw'imyaka cyangwa ingoma y'imyaka 1000. Nanone Satani kongera kurekurwa na rebellion ya nyuma no guhita atambwa mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Hari n'urubanza rwa nyuma no gutangira kw'ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo ni ibintu 12 tuzakomeza kuganira mu dukubo. Ndashaka ngo umutima wawe utangire urebe ijuru, utangire ugira inyota yo kureba ko Kristo aza vuba. Icyampa imitima yacu, nakunze kubivuga, abakera bakizwaga bajya mu ijuru. Twebwe dukizwa dushaka kujya mu Burayi, muri Amerika cyangwa mu Bushinwa, tukumva dushaka iterambere. Ni byiza iterambere ry'umubiri, ariko twe kwibagirwa yuko aho twajya hose muri iyi si gakondo yacu ni mu ijuru. Cyane cyane kubizera, gakondo yacu ni mu ijuru. Amaso yacu ave ku byo tureba, amaso yacu arebe yuko hazaba umunsi tukajya mu ijuru. Uyu munsi ndashaka kuganira ijambo rito nitse ishusho rito ry'ijuru cyangwa a glimpse of heaven, ishusho rito ry'ijuru. Turasoma ijambo ry'Imana muri Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 13 na 14. Bibiliya iravuga ngo, kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Uyu munsi turashaka gusa nk'abaganira ijuru. Ijuru ni iki? Ese ijuru ni iki kirere tubona iyo turebye mu isanzure tukareba kino kirere? Si ijuru ni hariya hari ukwezi, hari izuba? Ijuru Bibiliya ivuga ni ahantu aho abera bazaba, ndetse reka mvuge ngo niyo ngando y'iteka y'abera. Niho abera bazaba, niho dutegereje kuzaba, aho abera bazaba. Ikindi cya kabiri ni ubuturo bw'Imana isumba byose. Ijuru naho abera bazaba mu gihe runaka, n'ubundi ntibazahaba iteka, mu gihe runaka bavanywe mu isi. Ijuru muri Bibiliya hafite amazina menshi, sindi buze kuyatindamo, ariko wenda nayababwira abashaka kuza kuhasoma baze kubyumva. Ndabizi ko buri wese azi ijuru, ariko ndabaha ibi byanditswe kugira ngo umutima wawe uze gukanguka, hanyuma genze gutinda ku bizaranga ijuru nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ijuru Kristo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2, ijuru yaryise ngo aho his father's house, cyangwa aho data atuye, cyangwa aho ise atuye, papa wo mu ijuru. Hanyuma ijuru nanone muri Bibiliya ryitwa paradizo, nko muri Luka igice cya 23 umurongo wa 43. Nanone hitwa Yerusalemu yo mu ijuru cyangwa Yerusalemu nshya, ariyo mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 26. Ijuru nanone ryitwa ubwami bw'ijuru muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 1. Yitwa ubwami bw'iteka muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 11. Yitwa umurage mushya cyangwa umurage
utabora utangirika muri Petero wa mbere igice cya 4. Ijuru nanone rikitwa igihugu kirushaho kuba cyiza mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 14. Nanone kandi Bibiliya iravuga ikoresha amagambo muri Luka igice cya 16 nko kuba mu gituza cya Aburahamu cyangwa ko tuzaba mu gituza cya Aburahamu. Bavandimwe, iyo urebye ayo mazina yose adukumbuza ijuru. Bibiliya itubwira ngo umurage, nkaho twasomye mu Petero, irindi zina umurage mwiza utabora kurusha undi. Reka mvuge muri iyi minsi, umubyeyi ashobora kukuraga inzu, umubyeyi ashobora kukuraga imodoka, ashobora kukuraga ubutaka bwiza. Hariho abantu bumva bafite za hectare, ugasanga umubyeyi wabo yari umutunzi amusigira izo hectare nayo maze agera mu 100-200. Ariko uko wagira amazu n'umurage wari wese wa hano mu isi, ntabwo wagereranywa n'umurage wo mu gihugu cyo mu ijuru. Impamvu nuko utangirika, nyamara ayo mazu utayakoreye maintenance, ayo mazu yakwangirika. Ubwo butaka utabwishyuriye umusoro, leta yazabukwambura. Kubera iki? Kubera ko ugomba kubwishyurira umusoro. Utabwitayeho bwazononekara, utagize icyo ubukorera. Ariko umurage wacu w'igihugu cyo mu ijuru ni umurage utangirika, ni ubwami budazakuka. Ubwami bwo muri iyi si, perezida abaho igihe kinini agakora ibyiza se cyangwa ibibi, akamamara cyangwa ntiyamamare cyane, ariko bwaca akitaba Imana agapfa, akibagirana, ubuzima bwe bukibagirana nkaho atigeze kubaho. Nyamara twebwe dufite ubundi bwami tuzabamo. Haleluya! Bwo butajya bupfa, bwo umwami wabwo ntajya apfa, ahubwo ahora ari mwiza, ubwiza bwe buhoraho uko bukeye kandi uko bwije. Imana ishimwe. Reka mvuge amafact make cyangwa ibintu bike bishobora gutuma ukumbura ijuru bijyanye n'ijuru. Reka mvuge ibintu nka bike bigera muri 7 biza kugukumbuza ijuru. Ikintu cya mbere tuzabona tugeze mu ijuru, nakigize icya mbere kubera ko aricyo nifuza kubona kurusha ibindi mbere y'ibindi byose. Icya mbere tuzabona Kristo mu bwiza bwe bwose. Haleluya! Bibiliya iravuga mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku wa 17, aha nubwo Yohana yamuhishurirwaga. Bibiliya iravuga ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Ngo mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, ndi alpha kandi ndi omega. Ikintu cya mbere numva nifuza kuzabona kurusha ibindi byose mu buzima, cy'ingenzi kurusha ibindi byose mu buzima, ni ukuzabona Kristo mu bwiza bwe. Reka mvuge ngo intumwa ubwo zamubonaga zije ari mu isi, asangira nazo, abana nazo, arya zikarya, anywa zikanywa, aryamana nazo aho zabaga ziri hose, zamubonye mu ishusho y'ubumuntu, aho yari 100% umuntu, kuko nawe yariraga, kuko nawe yasonzaga, zikamubona muri uriya mubiri. Mubirebe, ntabwo yari ahari, ntabwo yabonetse, ntabwo Imana yamwerekanye mu bwiza bwe ubwo yari ari hano mu isi. Ndagira ngo mubyumve kandi mubyiteho. Nyamara ubwo yari ari mu isi atari mu bwiza bwe bwose, ntibyamubujije kuba, mwumva ukuntu bitangaje, nta wigeze gusonza mu maso he. Bibiliya iravuga ngo ubwo basonzaga bari mu butayu, ako kanya, mu kanya nk'ako guhumbya, yagiraga gutya agahita ubwo nyine atubuye amafi, atubuye imitsima, barariye ndetse barahaza. Haleluya!
nanone iyo umuntu yapfaga mu maso ha Kristo yaramusengeraga agakanguka cyangwa akazuka, indwara yarazikizaga. Mu yandi magambo, in God's presence, mu kubaho kwa Kristo, aho Kristo yarari, mu kubaho k'umwami wacu Yesu Kristo, muri iki gihe ubwo Kristo yarariho, mu kubaho k'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, nta nzara yabagaho, nta bukene bwahabaga, nta mubabaro wahabaga kurushaho, nta kintu na kimwe cyahabaga. Ni mu bitekereze rero nagaragara mu bwiza bwe bwose. Twebwe noneho abari muri iyi si, ikibabaje kurushaho nuko uburyo twe tumubonera mu byanditswe, amaso yacu ntaramubona. Abamuhishuriwe, abo Kristo yihishuriye bakamubona imbona nkubone, akabasanga nko mu cyumba cyabo, baramubonaga bakavuga ngo iminota 5 twamaranye, 15 twamaranye, 45 twamaranye, twumvaga tutari dukwiriye gutandukana nawe. Nta bwiza bwigeze kubaho nk'ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Nimwibaze rero ubwo Kristo azigaragaza noneho mu bwiza bwe bwose. Bibiliya yerekana ngo abatuye muri icyo gihugu ntibamurikirwa n'izuba cyangwa ukwezi, ahubwo ubwiza buva kuri ya ntebe, ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Kristo nibwo bubamurikira. Imana ishimwe. Ndifuza kubona Kristo. Now imagine, mu bitekereza igihugu kitagira izuba, kitagira ukwezi, ahubwo kimurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ahari ubwiza bw'Imana nta kubabara kundi kongera kubaho. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga Bibiliya itubwira nuko tuzaba mu murwa. Bibiliya yita umurwa mwiza cyangwa city, umujyi. Tuzaba mu mujyi. Nakuze sinari nzi yuko nakundaga ibintu by'imyubakire kugeza ntangiye gukura, kuko ndibuka najyaga njya aha abantu bariho barubaka, baba bariho barubaka urusengero se cyangwa ndamaze atandukanye, kumva afite amatsiko y'ibiriho birahabera, kumva ndabaza aba engineer, aba architecte, ese kubera iki mucukura cyane kandi muriho murazamura etage, kubera iki? Nakundaga ibyo ngibyo. Ikindi nkunda kureba plan. Mu minsi ishize nagiye ahantu bariho barubaka biriya byita ama small city, nk'umujyi, ahantu wasanga ibintu byose icyarimwe ahantu hamwe, wenda nko mu gice kirimo nka kilometero kare yose ukahasanga amazu, ukahasanga ibindi, ukuntu ibintu byose biba bipanze. Nkunda kureba master plan, nkunda kureba ibintu ukuntu bizubakwa, nkazabibona byaragaragaye mu ishusho. Nanjye reka mbabwire, Bibiliya itubwira yuko tuzaba mu mujyi, ntabwo tuzaba mu cyaro. Abakunda umujyi, haleluya. Ntabwo tuzaba mu cyaro, tuzaba mu mujyi. Bibiliya iwita umujyi. Yerusalemu nshya ni umujyi. Mu Heburayo igice cya 11 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uw'Imana yubatse ikawurema. Nawe murebe abahanga bo muri iyi si bubaka inzu ukayitangarira ukabona ni y'ibirahuri gusa, ukayitangarira ukabona forme ikozwe. Hari abakora inzu ukabona ni inzu ikoze mu igi. Mutekereze inzu Imana izaba yiyubakiye ubwayo, igashyiraho imfatiro ikayirema. Reka se nk'ubibabwira mbaha ishusho nto y'icyo Bibiliya iyivugaho, mwumva uburyo tuzaba mu gihugu cyiza. Ngo uwo mujyi ni Foursquare, cyangwa reka tuvuge ngo ni, murabona nk'igikarito kingana ahantu hose, uburebere bw'umurambararo, ubuhagarike ndetse ubugari n'uburebure byose bingana. Hari indirimbo ya kera ya Hoziyana yajyaga aririmbwa n'umusaza umwe, Bibiliya iravuga, yararirimbaga ngo apima uburebure bw'umurambararo, apima uburebure bw'ubuhagarike, impande zose z'uwo murwa zirangana, Yerusalemu umurwa mwiza w'amahoro. Haleluya. Iyo ndirimbo narayikundaga, sinzi impamvu batakiririmba indirimbo z'ijuru. Ungana gute? Umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo hangana, uko hangana ubwo yageraga ngo yarageze asanga ngo hangana ngo na stadiyo inzovu n'ibihumbi 2.
mu yandi magambo ni ibirometero 2253 ugereranije n'uburebure bw'ubu. Niba uwo wapimaga yarapimye mu buryo nyabwo buri exhaustive, atari igisobanuro kijimije cyangwa atari ihishurirwa, ni ukuvuga ngo uwo murwa uzaba ungana na kilometero 2253. mu yandi magambo ni nk'icya kabiri cy'uburebure bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho wazamuka na gutya 2253, wagaruka gutya 2253, kuko ari umujyi. Nge nimagine yuko tuzaba muri za etaje. Now mubitekerezeho, ndashaka ngo amaso yacu ase nk'uhishurirwa urebe uko bizaba bimeze. Ubundi etaje ya mbere nini ku isi, ndende ku isi, ni yitwa Burj Khalifa ya Dubai, ifite metero 828, metero kuva hasi kuzamuka metero 828. Mu yandi magambo, etaje ya mbere ntoya mu gihugu cyo mu ijuru, niba tuzabamo tureba tuzamuka, kuko tuzabamo turi benshi, etaje ya mbere izaba ikubye Burj Khalifa. Niba izaba ireshya nuko ubwo burebure bureshya, izaba iruta Burj Khalifa inshuro 2721. Come on. Mu yandi magambo, Imana ni umu-architecte mwiza. Imana ibasha kuzamura ijuru, izamura etaje ikayibamba, ikaruta Burj Khalifa inshuro 2200. Can you imagine tuba muri etaje ureba ntuyiheze, igizwe n'ibirahuri kandi igizwe na zahabu. Uwo murwa urimo zahabu gusa. Bibiliya iravuga ngo imihanda yayo ngo ni zahabu, ngo ariko ibengerana ngo nk'ikirahuri. Ni mwimagine zahabu ibengerana nk'ikirahuri. Iyo umuntu ku isi yambaye shenete cyangwa akambara isaha ya zahabu, impeta ya zahabu, aba yatumaze yatwishe. Iyo umuntu afite ibintu bya zahabu, akagira nk'amaposhete ya zahabu n'ibindi bintu bya zahabu, aba yatumaze byacitse. Ariko mu bitekereze, igihugu aho kaburimbo yo mu ijuru izaba ari zahabu. Mu yandi magambo, zahabu izaba yarataye agaciro mu ijuru, niryo buye rizaba ritaye agaciro kurushaho, ku buryo imihanda izaba ari zahabu. Imana ishimwe. Ikindi Bibiliya itubwira ni amabuye y'agaciro agize amarembo uko ari 12 y'ijuru. Hazaba hafite ubwiza burenze uko twabuvuga, ubwiza burenze uko bwatekerezwa. Imana ishimwe. Icya gatatu, tuzahabwa, reka mvuge, guhindurwa kw'imibiri yacu. Duhabwe guhindurwa kw'imibiri yacu nyuma yo guhabwa umuzuko wuzuye, the perfect resurrection. Umuzuko uri parfait, umuzuko nyawo. Murabona Kristo ubwo yazuraga Lazaro, yarongeye ubwo yazutse, yarongeye arapfa. Ariko ubwo tuzaguzurwa kubw'umuzuko wa nyuma, ntabwo tuzongera gupfa ukundi. Ubundi kugira ngo tubyumve, haleluya, impamvu imibiri yacu inanirwa nuko ubuzima bwacu, imibiri yacu idafite umwuzuro w'ubuzima Imana yawuremanye. Kera ntabwo Adamu na Eva barwaragurikaga, ntabwo Adamu na Eva barwaraga habe na gato. Buriya impamvu Imana yahisemo yuko Adamu na Eva batarya ku giti cy'ubugingo, nuko bari bamaze kurya ku giti cyo kumenya icyiza n'ikibi, cyatumaga bapfa. Ibaze rero iyo bagira urupfu rwo mu mwuka rw'iteka, bakabaho iteka ryose bazapfira, mbega bari buzabe bameze nka Satani. Satani niwe reka mvuge ngo uzacirwaho iteka, kuko atigeze guhabwa amahirwe yo gucungurwa. Ubuzima bwe bwari ubuzima bw'iteka. Ubwo yakoraga icyaha, ni ukuvuga ngo avumirwa kuzarimburwa iteka. Ariko twebwe imibiri yacu ubwo izaba izutse bwa nyuma, aribwo bwa nyuma, izabaho ubuzima bw'iteka butarwaragura, butananeshwa n'icyaha. Now imagine
umubiri wacu ukuntu uzaba umeze. Murebe ukuntu umubiri wacu uzaba umeze, umubiri utarwara, umubiri utaruha, umeze nk'uwa marayika, umeze nk'uw'Imana, umubiri udacika intege, umubiri utayoberwa ukuntu bigenza. Imana ishimwe kubw'uwo mubiri. Ndashaka kuzambara uwo mubiri. Urabona muri iyi minsi turi mu bihe bya COVID-19, bariho baravuga nanone kandi ko hazabaho nako ubu ngubu hariho haraza izindi variant za COVID-19, ibindi byorezo cyangwa indi COVID yiyongereyeho ubukana. Ndetse hari nubwo abahanga n'abakurikirana byinshi bariho baravuga ngo nyuma y'ibi bihe hazongera kubaho n'indi pandemi cyangwa ibindi bihe bigoye by'uburwayi cyangwa ibyorezo birenze ibi. Abantu bariho bararwara bakatuvamo bafitiye umumaro igihugu, bafitiye umumaro isi. Nimwibaze igihugu tuzabamo abafite umumaro, abantu bose nta n'umwe uzongera kurwara. Imana ishimwe, haleluya. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo icya kane ngo nta muvumo uzongera kubaho. Bibiliya iravuga mu Byishimo igice cya 22 umurongo wa 3 ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Nta muvumo uzongera kubaho ukundi. It's amazing, right? Umuvumo mu gutegeka kwa 2:28 kuva ku murongo wa 15 bavuga imivumo. Reka nyishyire muri kategori 3 nk'uko Bibiliya bivuga. Hari uburwayi, Bibiliya yerekana uburwayi bw'uburyo bwose, ubuhungetwa, uburwayi bwo mu mutwe, uburwayi bw'amarangamutima, uburwayi bw'umubiri. Bibiliya ikerekana nanone urupfu narwo ubwabwo ni umuvumo. Nanone kandi bakerekana ubukene bw'uburyo bwose. Ibiranga umuvumo uko ari bitatu. Bibiliya ivuga ngo umuvumo nta muvumo uzongera kubaho. Mu yandi magambo, umuzi w'umuvumo uzarandurwa mu gihugu cyo mu ijuru, nta muvumo uzongera kubaho ukundi. Wari wumva umuntu washoye amafaranga agahomba kubera iki? Kuko ubutaka bwavumye, kuko ibihe tubamo ubuzima bw'umuntu bwabwo hariho abantu bafite umuvumo wa karande wabiboheyeho, umuvumo ukaba warahindutse akarande ubuzima bw'iteka ryose. Ariko mu gihugu cyo mu ijuru nta muvumo uzongera kubaho. Mu isi nshya nta muvumo uzongera kubaho. Ikintu cyose tuzakora kizaduhira. Nta muvumo, uwo muvumo, the root cause, uzazana urupfu, uzazana uburwayi, urubori rw'urupfu narwo ruzaba rupfuye. Haleluya. Numva nishimira umunsi umwe kuzishimira imbere y'urupfu. Bibiliya itubwira ngo umwanditsi w'igitabo umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo hazabaho igihe tuzabwira urupfu ngo urubori rwawe, imbaraga zawe zirihe? Imbaraga zawe zirihe? Warupfu we, imbaraga zawe zirihe? Imana ishimwe. Urupfu rwatwaye bene wacu, urupfu rwatwaye abavandimwe, inshuti nakundaga, urupfu rwatwaye abavandimwe nakundaga. Tuzicara tururebe, turubwire ngo imbaraga zawe zirihe? Urubori rwawe rurihe? Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko tutazongera gupfa ukundi. Icya gatanu nuko Imana izaduhoza amarira. Bibiliya iratubwira ngo izahanagura amarira yose ngo ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Murabizi muri iyi si dufite ibintu bituriza ndetse byinshi. Nta kintu na kimwe, iyo urebye mu isi hari ibintu byinshi biriza ndetse bibabaza. Nta mubabaro nko kubona umugabo wakunze umugore we n'umutima we, umugore amuhemukira, cyangwa umugore wakunze umugabo n'umutima we, umugabo akamuhemukira. Ukabona mwakundanye mukiri bato, wenda urugero ruto, ariko igitondo kimwe mukumva ntimucyumvikana, kandi kubera utuntu duto mukumva ntimugihagije, mukajya muhora murira, umwe uri mu nguni y'umwe undi uri mu yindi nguni, cyangwa hakaba harabayeho guhemukirana. Hari amarira nayo jye nakubwira uyu mwanya, kakubwira amarira mfite utabasha kuyumva. Kubera iki? Kubera ko ntabwo uri Imana kugira ngo wumve amarira y'umutima wanjye. Nanjye hari amarira nubwo waza kuyambwira, twafatanya gusenga, twafatanya guhamagara Imana, ariko sinayumva nk'uko wowe uyumva.
njya nibuka nk'umushumba njya mpura n'abantu benshi batandukanye, wenda se muri biro cyangwa ahandi duhuriye, bakambwira ibintu wenda turi mu gihe cyo gusengana no kwegera Imana kubw'ibibazo barimo. Bakambwira hariho igihe najyaga ndara ntasinziriye, nkarara ntekerereza uwo muntu, ese iki kibazo twakivamo gute, ukagisengera ariko nkarara nkanuye nabuze ibitotsi. Ndiho ndibaza umunsi byibura ibibazo nzi by'abavandimwe dusengana muri Kristo mu rusengero rwa Zion Temple ku Gisozi, cyangwa abandi nzi abambwiye akababaro kabo, cyangwa abo nanjye nabwiye akababaro kanjye, igihe bizaba bivuze ngo uwo mubabaro urarangiye iteka ryose kandi nta kundi ntibizongera kubaho. Haleluya! Bizaba ari umunezero udasanzwe, nta marira azongeraho kubaho kubundi, kandi n'umuzi wo kubabara uzaba ucitse. Amen. Ikindi, amaso yacu azamenya abacu, natwe ubwacu tuzimenya, kubera ko reka mbabwire, hari abantu bajya bavuga ngo bwijuru ngo ntawe uzamenya undi, icyo nzi cyo ngo tuzaba tunezerewe. Iyo filozofi ntabwo ari iy'abakristo, ni iy'abahindu. Abahindu nibo bavuga ngo mu bundi buzima uzahinduka nk'akanyugunyugu, uzahinduka nk'injangwe, uzahinduka nk'intare, bitewe n'uko wabayeho mu isi n'uko witwaye mu isi. Filozofi yo mu ijuru nako ihishurirwa ryo mu ijuru, nk'uko Kristo yazutse intumwa zikamubona, natwe niko tuzazuka tukamubona. Niyo mpamvu haleluya, Lazaro ngo ubwo yarebaga mu gihugu cyo mu ijuru wa mukene, ngo yabonye nako Nyamutunzi ubwo yarebaga mu gihugu cyo mu ijuru yamenye Lazaro, akamenya na sekuruza Aburahamu. Mu yandi magambo tuzagira rya shusho nyine. Niyo mpamvu ushaka kubwira nshuti yanjye, muvandimwe muri Kristo Yesu, wowe wapfushije umuntu bikaba bikikubabaza, umubyeyi se, inshuti, uzamubona, wongere umubone, ubonesha amaso. Sinzi ukuntu azabasa mu mubiri, ahari aho azabasa nk'uko wamubonye bwa mbere, icyo nzi cyo uzamumenya kandi uzamubona. Amen. Haleluya, haleluya. Icya karindwi aricyo nshaka kurangirizaho, tuzabana n'Imana akaramata mu isi nshya no mu ijuru rishya. Tuzabana n'Imana akaramata, tuzabana n'Imana akaramata. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 1 ugera kwa 4, Bibiliya yerekana ikintu kidasanzwe. Hagaragara noneho mbega uriya mugabo w'Imana, umukozi w'Imana ari we Yohana, yarahishuriwe bigeraho asa nk'uvangiwemo. Dore ukuntu yavangiwemo, yagiye kubona abona ijuru rifatanye n'isi, abona ijuru rifatanye n'isi, ijuru rifatanye n'isi. Mwibuke nkuko twavugaga mu gihugu cyo mu ijuru kigizwe na mpande, kimeze nka mpande enye, kimeze nka four square. Bibiliya yerekana yuko ngo hazaba hari n'ibiti mu ijuru, ngo ari cyo giti cy'ubugingo, ngo n'amazi ngo ava mu irebe ry'urusengero. Amazi ava muri rya rebe ry'urusengero, iri herebe ari rwo rusengero, amazi y'ubugingo ngo avamo. Ngo kandi ayo mazi ari ibyo biti, amababi yabakiza amahanga. N'icyo giti kizaba ari bya biti by'ubugingo. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire, Imana yarabigaragaje ubwo Kristo yahindukaga umwana w'umuntu akaza mu isi. Bibiliya iravuga ngo ibinezaneza bye byari ukubana n'abantu. Amen. Ngaho nimwibaze, biriya cyari igishushanyo cy'uko hazabaho umunsi Imana Data izabana natwe akaramata. Mu birebe tubyuka tukajya gusangira petit déjeuner na Kristo n'Imana Data, duhora tunezerewe, duhimbaza, turamya, tugasangira petit déjeuner. Noneho ijuru rishya nta kizaba kiri mu ijuru rishya kitari no mu isi nshya. In other words, ni nko kuvuga, murabona nkuko muri ambasade ya Amerika, iyo uri muri ambasade ya Amerika uba uri nkaho uri muri Amerika. Nta gihugu gishobora kuza ngo kibomore ambasade kize kigukuremo. Natwe ijuru n'isi bizaba bifatanye ari kimwe. Nibwo tuzabona Kristo mu bwiza bwe, Imana mu bwiza bwayo, tuyibone, tuyihimbaze, duhimbaze ubwiza bwayo.
nta kintu kinezeza nk'uko biri, hanyuma byose bizaba bihindutse bishya kuko bibiri bitubwira muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 28, byose bizaba bihindutse bishya. Imagine byose hatavuyemo ikintu na kimwe, byose ni ukuvuga iki? N'intare zizaba zihindutse ikintu gishya. Umugabo w'Imana umwe witwa Sadhu Sundar Singh, umunsi umwe yigeze gusenga mu ishyamba, ajya gusenga mu ishyamba ryo mu Buhinde. Ni umuhinde wari warakijijwe, arangije ngo umunsi umwe ari warasenga, byamubayeho kabiri. Umunsi umwe ari warasenga ngo avanwa muri uyu mubiri, akomeza gusabana na Kristo. Noneho inzoka iraza imwizingiraho, inzoka ikomeye cyane, ariko ntiyabimenya. Akangutse abona inzoka, abantu bose bari baravuza induru bati inzoka igiye kumwica. Arangije ayikuraho, arangije arayibwira ngo wanzoka we, ngo nawe waremwe n'umwana w'Imana, ngo kandi ubwo waremwaga ngo ntabwo wari uwo kugira nabi, ngo ngaho igira mu ishyamba. Ubundi ubwo yari ariho arasenga mu ishyamba, abahigi bariho barahiga ingwe yari hirya no yari iriho irica abantu. Noneho ngo akangutse ubwo yari ariho arasenga, asanga ingwe imuri imbere, ngo arangije ngo arayibwira ngo ca hano batakwica. Now imagine ubwo tuzagera intare ukajya uyifata ukayikirigita. Bibiliya yerekana ibihe nk'ibyo mu gitabo cya Yesaya. Ubwo tuzajya dukora ku ntare no ku ngwe, kubera iki? Byose bizaba bihindutse bishya. Mu gihe cya Adamu ntabwo igikoko kikangaga umwana w'umuntu. Muzi impamvu? Nuko Adamu yari yambaye ishusho y'Imana. Ntabwo igikoko cyari bwikanga Imana yaremye yakiremye. Natwe tuzaba dusa na Kristo, twambaye ubwiza bwa Kristo, twambaye ubwiza, twambaye umubiri utabora. Niyo mpamvu ibikoko nibitubona ntibizongera kutwikanga ukundi. Nge mpamya neza yuko byinshi mu by'iyi si tubona bivuga ngo isi igiye kononekara, imitingito yatewe n'ibyo tubamo, cyangwa uburyo dufata nabi isi, cyangwa kushe ya ozone, cyangwa akayungirizo kadukingiriza imirasire mibi y'izuba nako kavuyeho kubera ibyotsi twohereza. Byose bizahindurwa bishya, bihindurwe bishya mu buryo uzaba utsikiye nko kwibuye ubwaryo ntirigukomeretsa. Kubera iki? Uzaba wambaye umubiri udakomereka. Imana ishimwe. Mbese murumva uburyo ijuru rizaba rimeze? Mbese amaso yanyu yiteguye kuzabona kuzabona Kristo, umutwe we wera nka sheregi, amaso ye asa nk'umuriro, ngo akenyeje umushumi w'izahabu, ibirenge byemeze nk'umuringa usenya. Mbese amaso yacu yiteguye kubona Kristo mu bwiza bwe. Uyu mwanya ndagira ngo mbabwire, aka niko gahinda, nicyo cyifuzo, niwo munezero w'umutima wanjye. Akaruru k'umutima wanjye ni ukuvuga ngo Maranatha, Yesu araza vuba, maze natwe tujye kubana na Kristo muri icyo gihugu cyo mu ijuru, ingoma ibihumbi. Imana ibaha umugisha. Ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye, mbese umutima wawe nkubaze, umutima wawe uriteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza? Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nshuti yanjye, hashize imyaka, ndashaka kuguha amahirwe nawe umwakire nk'umwami n'umukiza, tuzabane muri icyo gihugu cyo mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo twizeze umutima yuko yazutse mu bapfuye, tukatuza akanwa tukaba turakijijwe. Numwizera ukamuhamagara ngo ngwino mu mutima wanjye, urakizwa. Reka ngutize amagambo umwakire. Subiramo uti, mwami Yesu, ndagusaba ngo ubabarire ibyaha byanjye byezwe mu maraso yawe. Umutima wanjye urakwizeye, akanwa karatuye yuko wazutse mu bapfuye. Ngwino mu mutima wanjye uwuturemo. Ubugingo bwanjye ndabuguhaye, umwuka, ubugingo n'umubiri byose ndabiguhaye. Ngo mwami, ubwo uzaba mu gihugu cyo mu ijuru, ubwo uzaba uje gutora abera, nanjye uzantware mu bera bawe. Urakoze kumvise gusenga mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Bless you.